ubundi iyi telefone ngiye nayibatije ngo nta foto nta cyabaye. Nibyo ariko iyi niko yitwa kubera ko ifoto yayo ikwibutsa bya bihe wari urimo, tumushobora no kubwira umuntu tunarindi hano nese nikigaragaza ko wari uhari kandi nta foto ufite. Wari urihe nese nushobora gufata ifoto wari raki hakaza undi muntu tukamuyobera. Ikindi cya kabiri musigeho nyaboneka umuntu naguhamagara gukeneye akubone bya bindi bavugaga ntiza gasharijeri nta mpamvu sharijeri isige mu rugo ucomeke telefone ubundi nurangiza ugenda ukore gahunda zawe kandi nta mpamvu yo kwikanga ngo umuriro washize. Umuntu usanga uramuhamagaye wari umukeneye ngo nyuma yaho aze kuguhamagara nka nyuma y'amasaha 3 ngo erega ngo umuriro wari washiranye. Iyo mvugo tuyihorere iyi telefone ifite bateri ya miliampere 5000. Nicyo navuga rero. Ikindi cya kabiri nuko mu gusoza umwaka burya ni igihe cyagenwe kugira ngo ukunda umugiriye neza umugenera impano. Ni byiza rero yuko abantu bamenya ko igihe cyo gutanga impano utanga na ya mpano koko ihora ku ndiba y'umutima wo wayihaye. A70 ni imwe mu mpano zigomba kuba zigaragara mu mpera za 2023. Munyaruke rero ku maduka yose mushimishe abo mukunda ababagiriye neza. Iyo umuntu muhaye impano burya ubu mubitsemo icyo nakwita idene. Uzutunguye umuntu agasanga mu byo wamugeneye washyizemo A70. Izi nizo twita impano zigera ku ndiba y'umutima sinkubeshye.